Mbaye ikaze bakunze b'ikiganiro isomo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku mijyi ya Sodoma ndetse na Gomora. Mbibutse ko irari isezerano rya kera n'amateka igice cya kabiri. Sodoma na Gomora ni imijyi ivugwa cyane muri Bibiliya nk'imijyi y'ikibi. Ese iyo mijyi ni icyo uyiziho kandi iyo mijyi iherereye? Ese nyuma yo kwibaza ibi ngibi waba uzi iyo mijyi yarubatswe nande? Nyuma yo kwibaza ibyo byose, ahubwo si muri iki gihe iyo mijyi iracyabaho? Kurikirana ikiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi ubashe gusobanukirwa. Ubukristo no kwizera gushingira cyane ku mateka atandukanye byabaye nk'uko bivugwa na Bibiliya, aho amateka n'ubuhanga mu bijyanye n'ubusigaratongo bifatanyije byagize uruhare rutaziguye mu gusobanura no kwemeza ibyigishwa na Bibiliya. Byombi kandi byemeje ukuri ku bivugwa na Bibiliya, aho havumbuwe myinshi mu mijyi ya kera ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bitafatwaga nk'ukuri n'abantu batandukanye, harimo n'abanyeshuri bamwe mu by'iyobokamana. Ubusigaratongo bwacecekeshe imyumvire nk'iyo kuko byinshi mu byavumbuwe byahuzaga neza n'ibivugwa na Bibiliya. Reka mbamenyeshe ko kandi byavumbuwe bitandukanye tuzabigarukaho kimwe ku kindi mu nkuru zikurikira. Ariko uyu munsi reka tugaruke ku mijyi ya Sodoma na Gomora izwi n'abatari bake mu basomyi ba Bibiliya. Inkuru ya Sodoma na Gomora mu myaka myinshi yafashwe nk'inkuru mpimbano, aho abayirwanya bavugaga ko yahimbwe kugira ngo higishwe imyitwarire myiza mu bantu bitewe no gutinya igihano nk'icyagwiriye imijyi ya Sodoma na Gomora. Ariko muri Bibiliya iyi nkuru ifatwa nk'igikorwa cyabayeho, aho abahanuzi bo mu isezerano rya kera bakomoza cyane ku kurimbuka kw'iyi mijyi mu nyandiko zitandukanye. Zimwe muri izo nyandiko kandi twabona muri Yesaya igice cya 13:19, muri Yeremiya igice cya 49:18 ndetse n'ahandi. Iyi mijyi kandi yakoreshejwe cyane na Yesu hamwe n'abigishwa mu nyigisho zitandukanye. None se uretse ibyo, ubundi amateka yo avuga iki ku bijyanye no kubaho kw'iyi mijyi? Mu gihe cy'imyaka myinshi abahanga bagerageje gukora ubushakashatsi hafi y'inyanja y'umunyu bifuza kugira icyo bamenya kuri Sodoma ndetse na Gomora. Mu itangira igice cya 14:13 hatubwira aho yari iherereye nk'igikombe cya Sidimu kizwi muri iki gihe nk'inyanja y'umunyu, kandi mu gice cy'iburasirazuba hari ibindi bikombe bitandatu n'umugezi utemba werekeza mu nyanja y'umunyu. Ibikombe bitanu muri bitandatu byari bigize Sidimu niho havumbuwe iyi mijyi ya kera ya Sodoma na Gomora, aho mu mwaka w'1924 umuhanga mu by'ubusigaratongo Dr. William Albright yageze ahantu ashaka kugira icyo yamenya ku mijyi ivugwa na Bibiliya ya Sodoma na Gomora. Uyu yaje gusanga ari imijyi yuzuye ubukungu cyane, kandi koko na Bibiliya niko ibivuga. Mu bushakashatsi bwimbitse bwakozwe mu myaka y'1965, 1967 ndetse n'1973, abahanga mu mateka y'ibisigazwa batandukanye bavumbuye urukuta rwari rugaragiye uwo mujyi rufite metero 23 z'umubyimba. Bavumbuye kandi inzu nyinshi cyane n'urusengero byose byo mu gihe cya Sodoma na Gomora. Hanze y'umujyi kandi hari irimbi rinini cyane ahabonetse amagufwa menshi cyane y'abantu bapfuye muri kiriya gihe. Ibyo byose kandi byerekanye ko iyo mijyi yari ituwe cyane mu gihe cy'imyaka ya kera cyane nko mu gihe Aburahamu yari ariho. Ubushakashatsi ku byavumburwaga muri uwo mujyi bwagaragaje ko umuriro wangije kandi utwika ibintu byinshi. Abantu basanzwe bashyinguwe mu bipfunyika binini cyane by'amakara, kandi irimbi ryari hanze gato y'umujyi ryagaragaye ko rifite inkuta ndetse n'ibirikingira byahindutse umutuku kubera umuriro udasanzwe watwitse uwo mujyi. Habonetse kandi amatafari, amazu, ibyatekerwagamo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byose bigaragaza ibimenyetso byo gutwikwa n'umuriro mwinshi. Dr. Brian Wood, umwe mu bakurikiranye ubu bushakashatsi agerageza gusobanura iby'ayo mazu yahindutse amakara, yavuze ko umuriro watangiriye ku nkuta n'ibisenge by'izo nyubako z'akataraboneka zari zihari, aho umuriro wavaga ku bice byavuzwe ukabona kugera mu nzu imbere. Niko kandi byari byaragenze ku nzu zose babashije kuvumbura no gukoraho ubushakashatsi. Uko kwangizwa gukomeye kandi guhura neza nicyo birivuga kuri iyi mijyi, aho itubwira kwangijwe bikomeye n'umuriro w'amazuku wavuye mu ijuru. Imiterere y'imbaho, amatafari, ibisigazwa by'amazu byagaragajwe n'abahanga byose byemeza ko bihura n'umujyi wa Sodoma uvugwa muri Bibiliya. Imijyi itanu yari igize ikibaya ivugwa mu ntangiriro igice cya 14 harimo Sodoma, Gomora, Adima, Seboyimu, Sowari, kandi imijyi yasigaye itarimbuye irahari n'uyu munsi hafi y'inyanja y'umunyu. Iyo umanutse werekeza mu gice cy'amajyepfo y'ikibaya uturutse ahitwa Bad el-Dalha, hari umujyi witwa Numeria. Ukomeje hepfo hari umujyi witwa Esaf. Mu mpera z'ikibaya hakaba imijyi ya kera cyane ya Fefa na Kanazir. Inyigo kuri iyo mijyi zagaragaje ko nayo kandi yabayeho kera cyane mu myaka ya mbere ya Kristo. Abahanga benshi mu by'amateka bakeka ko kandi Bad el-Dalha ari Sodoma, Numeria ikaba Gomora, naho Esaf ikaba Sowari. Ikintu cyatangaje abanyamateka benshi nuko umujyi wa Bad el-Dalha ukekwaho kuba Sodoma na Numeria ikekwaho kuba Gomora yasanzwe ibundikiwe n'ivu ryinshi. Numeria kandi yasanzwe ifite metero nyinshi z'ivu mu bice byayo byinshi, ndetse kandi muri buri mujyi wangijwe ubutaka bwabo bwasanzwe bwarabaye ivu ndetse n'amakara, ibintu bituma hadashobora kongera kubakwa. Dukurikije Bibiliya, imidugudu ine yose yarangiritse hasigara Sowari ariho Loti yahungiye. Nubwo kandi bamwe mu bahanga mu bijyanye n'amateka ndetse n'ubusigaratongo bagishidikanya kuri ubuvumbuzi budasanzwe, ni kimwe mu bihamya kutibeshya kwa Bibiliya, kandi ubundi bushakashatsi bwose nta na bumwe buranyuranya n'ibivugwa muri yo. Reka nshimire mwakomeje kwana natwe. Reka mbibutse ko mu nkuru z'ubutaha tuzavuga ku bundi buvumbuzi budasanzwe bwamaze gushyirwa ahagaragara n'abantu batandukanye. Murakoze cyane. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese, mukomeze mugire
amahoro y'Imana.